Shapas. Twan. Wakana time. Party time. Tango time. Show time. Kama kawaida. Reka tumaruka mkiwanja ni Wakana Penzi. Na Oji Studio. Hey. Katurte show sasa. Aya basi, kama kawaida ni Ruaka on the mic. Chapa kuruhande, avanga sound kama mnavyosikia sasa. Reka tukimanukire, we are Wakana Penzi game mucinja mugasobanuye. Imararu tukikomereze. Episode ni kanga chapa. Ni karibu. तो बस मुझे बात Sanjanga. दोबारा कभी Sesiranya kutazongera gukora ibi ngibi. करके Sesiranya ko चाहे मैं icyaba icyo aricyo cyose mu buzima पड़ जाऊं तो कभी वो लड़की नहीं utazongera kwambara nk'abakobwa. Mwana waciye umubwira shikanze urubi. Episode ni karindwi niyo turora. Ni Krishna Mohan ndetse no kutwitangiye. Mwana bari kumurahiza kutazongera kwiyambika nk'abakobwa. Twabonye biriya bintu nawe abikunda. Come on Arya Tugarukanga. और बाप Ariko Riyani ni iki cyabaye? बेटे के बीच में तुम क्यों पड़ रहे हो Ni iki kijya mbere ubundi hagati yanyu mwembi? Hey! बस अपनी शादी Ita ku bukwe bwawe. बाहर वालों के लिए प्लीज इसे खराब मत Wikangiza rwose ubukwe bwacu kubw'abantu bo hanze tutazi. Tuza. Genda uryame. हमारा फैमिली फोटो शूट है Ejo tufite kuzifotoza umuryango wose tujye ku rusengero mu masake 10 n'igice. take this Genda uruhuke neza rwose. उन्होंने कह डाला Byo ntabwo nzabyumva n'ubundi ntabwo wabyumva. क्यों कि उसकी शक्ल मुझे अपनी शादी तक नहीं देखनी है Reka nzijye kureba Sebondo. Nimara kubona na Sebondo. और कल से उस कृष्ण Krishna ntabwo asigera yongera kugaruka ahangaha n'utuntu tw'akavuyo. Gwiki? Ugize ngwiki? की कोई गलती नहीं है Ntabwo ari amakosa ya Krishna. फंक्शन वैसे ही पूरा करेगी जैसे Yateguye buri kimwe cyose uko yari yabisezeranyije uko twabishakaga. तो सेट किया Amakosa ahari nayatewe na Gakara. अगर मैं तो इसी को करो Nimba ari umuntu waba usa kwisoza muri byo yaba ari Gakara. Ugize ngwiki? Dore mama wa Gakara. Twibutse neza DJ Gakara ubundi avukana nande avukana na Ananyi. Ananyi papa wabo bombi akaba ari inshuti yande yari inshuti ya papa wa Aryaman. Niyo mpamvu ubona n'ubundi bamufata nk'umuryango bibuze kwavanga wivuge ngo bashingiye mu muryango wabo. Nuvuga ngo n'abagabo batandukanye babiri. Nukuvuga ngo Meta ndetse n'uyu mugabo papa wa Gakara bari inshuti kuva bakiri bato batangira na business kugira ngo ubushuti bwabo bugaba inka bukagaba n'abageni. Reka mvugoresha icyo kinyarwanda. Hey! Aryaman afashe imyanzuro ikakaye. Aryaman मेरे बेटा क्या हो गया ikibazo ni iki ufite? मैंने तुझे Ntabwo nigeze nkubona warakaye bikisanga. का दर्द क्या होता है ये मुझसे Nta wundi muntu waba uzi तब तो कोई जानता ही नहीं agahinda ko kubura inzozi kundusha. मैंने अपनी आंखों के सामने दोबारा एक बच्चे Nongeye kubona inzozi z'umwana ziri kwangirika. आज उसके बाप ने उसे इतना मारा है Papa we amutimbagura cyane. सोचेगा Ibaza utazongera kubyina azagera nayo njya no kujya ahantu bari kubyina. कि उसके कदम लूट पाएंगे वहाँ Nta nubwo azongera kwibona ari mu mbyino बाप की गलती bitewe n'amakosa ya papa we. एक और बच्चे का सपना टूटा है Kubera amakosa ya papa hari undi mwana wabuze inzozi. We Gakara. Hey! Impamvu Aryaman abavuze gutya ni ukuvuga ngo ni ukubera ko ise umwana yari afite impano yo kuririmba no gucuranga. Hanyuma aje kwibwira ise aravuga ngo nta mafaranga nabona aho kugira ngo rombeho mu gisebo nk'icyo ngicyo ndiyahura. Ise ahita yiyahura. Niyo mpamvu ubona Aryaman ibintu byo kubura inzozi ku mwana aba yabyegereje umutima. Hey! ये मेरी तुम्हें आखिरी वार्निंग है अगर आज के बाद ये Ubu ni ubwa mbere n'ubwa nyuma irindi kosa इसे nzakwambura imurage. एक तरह से बेदखल Kwambura imitungo ndetse na buri kimwe cyose. Urabyumva Gakara? Hey! Uwo ni DJ Kabiri. Se wa Gakara. Ndetse na Ari. Hi! what Ugize gutya umugabo wanjye Kabiri. खून के लिए Abantu bo hanze tutabazi. करोगे तो Mungu wawe Gakara ugiye kumwambura imitungo wari waramuraze. अपनों और परायों में फर्क भूल चुके हो क्या कुंदन Hase wabasha gutandukanya umuryango ndetse n'abandi bantu batari umuryango. Hey! श्रीजला Where did you
icunga मत नहीं होती है, पर अगर बिना सोचे समझे बोले जाए amagambo nta gaciro agira जरूर चुका ariko rero iyo uhubagurutse mu byo uvuga birakugaruka mugoroba tugaruka ngaha yabatindi bacu kuri Krishna na Mohana hari ubukene buza ngo zikipfura ko capa ajya mbwira hari agahungu kashangaha Dad, बहुत पिटाई हुई ना uyu munsi wagukubise cyane sibyo bantu babaye nk'abakira kangaka disi kaza bitwo kurya उठছে ना मम्मी कैसे tuzane twagucana खाता है mama yavuze ngo uri uzirya wese agira imbaraga नहीं सकता buryo nta muntu umwe wabakubita kaje kuta mitungo Mohana disi urakoze abana bigira umutima mwiza तुझे पता है ना कि तू यहाँ है ese mama wawe yabashe kuri hano oya आएगा abimenye ndabizi araza kwimenya vuba Oho. gute se abimenye ये डब्बा वो निकाल bitewe nuko agasana inzanye nake kumbe dore nyine zagukoma amashyi kakagore kagira itiku kansirita भाई मोरनी और बहन चोरनी musaza wameze nk'umukobwa niwe mutangiye kuzanira akana भाई को तो अच्छे से परवरिश दे नहीं पाई kurera musaza byarakunaniye ngo umuhe inyigisho बोलना सिखा रही है none uri kwigisha umuhungu wanjye kwiba no kubeshya oya mama काका को nari nshaka kubahereza izizaguca vayo hano कहीं सब लाने sibahangane ndi wakubwiye ngo ubizane se से दूर रहे sinakubujije kujya imbere ya Mohana तो nagukoraho से ना nawe uzaba igikobwa nk'uko nawe ari igikobwa ntubibona चल tugende Ya. nyagasani dore umwana wari wizeye n'umutima mwiza disi turi ngo haramujyana bamwigisha ibintu bibi दीदी मुझे छूत की बीमारी hasi mushiki wanjye afite ikindwara cy'icyorezo ना मुझे mbabare untebere tewe niba afite icyorezo तो भाभी को ऐसे क्यों लगता ni kubera iki है अब तक मुझे छुएगा kandi ndatekereza ko nshobora kuba nakirira nta mwana we मुझ में कोई hari ikintu mfite बुरा abandi badafite mfite intege se बुरा है ना nawe ndi umuntu kibi kimeze nk'inkende ese kuko mfite isura imeze nk'iya capa तू जाने दे मोहन Mohana ibireke वो तो uriya uramusigira agatima kabi हमसे प्यार से nta nubwo ajya avuga neza बोली wamubona na rimwe avuga neza oya पर ज्यादा ध्यान amagambo avuga rero ntukayiteho से सुनकर yirengagize rwose ureka atambuke sibyo चला ahubwo wihita umutwe मतलब wibasirese rwose ukwiye kuryama ahubwo है ना imana yacu Krishna iri kumwe natwe वो सब ठीक कर देंगे ndaza gusenga imana ize gukemura buri kimwe cyose सोचा sibyo ngaho genda uruhuke disi mwana yahise aryama ku bibero bya mushiki we tugaruka ngaho Ariyamani yanga akarengane yanga abantu babangamira abandi yanga n'abantu bikunda cyane बेदखल करोगे haribuka amagambo पूछ चुप क्या करूंगा umugore yavuze ubwo ni nyirabukwe ase waba uzi gutandukanya amaraso y'umuryango ndetse n'abantu utazi bava ahandi aba nabo bari hano episode ni 7 ni Krishna Mohana reba ukuntu so yaje gatwara musaza we reba ukuntu yamukubise amuhondagura nk'ukubita ingoma y'abaporoso मेरे पास ना कर्जदारों को चुकाने के पैसे हैं और ना akibuka nanone urwandiko yabonye ati ntabwo mfite amafaranga yo kuba nakishyura amadeni इस जन्म nta nubwo mfite umuhate n'imbaraga byo gukomeza kubaho nyuma y'iki gisibo mpisemo gupfa mpisemo urupfu ni barati papa wande papa wa Ariyamani मोहन की बहन Krishna nsezeranya ko की माँ बनकर उसके दिल की सुनेंगी Mohana utazamubera mushiki we ahubwo uzamubera nka mama we ख्याल रखूंगी yamwene iramubwira ati nzamubera umubyeyi ndagusezeranyije ibyo byose ni inshingano hari inshingano zikubana umuzigo टूटती है पर सबसे ज्यादा क्या चुप abantu ibyo bavuga yenda birambabaza ariko ikimbabaza kurushaho कर पाना nuko ntabasha kuvugana na mama wanjye Kiya. ntabwo mfite uwo nasanga uramukumbuye se माँ वाली wandirimbiye igihozo bya ndirimbo za ndirimbo z'abana ngasinzira ngiye kumusinziriza Krishna yaramuririmbiye bamuririmbira niko dukomeza filimi yacu bibutse neza website musanga izi filimi bantu wanjye ni wa eshatu akadomo wakanda base films.com mw'ijambo rimwe wakanda base films.com
iyo website usanga filime zitandukanye Krishna uko aririmba kibuka inkoni umusaza we yariye inkoni umusaza we yakubiswe. Katikomeze mama we yaritahiye mama wabo gusa akibuka ukuntu kera mama wa gihari akiriho bombi yabasinzirizaga bose baryamye ku bibero bye. Niyo mpamvu avuga ngo mama ni nk'Imana, fasha Imana kurera no gukuza no kubyara. Mama akakwitaho gutya bigoranye warangiza ukagenda ukava nk'igihugu cy'ikibwa kitanamwibuka kajya biri gukora amafuti nawe wagakoze ngo witeze imbere ugakora ibigusubiza inyuma ujya wumva kuri igihombo nawe. Cyagezeho Krishna nawe masaha bakuze nawe akeneye no gusinzira. Iyi ni ya filime yatwaye ama-award atandukanye ndetse ni bwabuki mwakunze mangari iyi irazirenze bwarakeye. Hari ababyutse usanga bari mu migenzo yo gusenga ndetse batwaye Imana Krishna ndetse Krishna na musaza we bavuyeyo ubona Imana Krishna bose banga bari gutambagira bahita binjira mu murongo bazi nabo basingize bazi nabo baririmbe. Kisengo cyariko Krishna yatandukanye na Muhana asigara inyuma. Krishna zanga gusenga uyahindukiye uko yagahindukiye yabuze Muhana agiye he? Muhana agiye he? Ni kibazo yari gusubira inyuma yahuye nanjye Ariyamani arukuru basigaye bahura neza muri show zose ngasose hanze bahita bahura ndetse disi Ariyamani yari yafashe akaboko Muhani. Yarotaga ko ntangiye kurota umwana w'abandi ko ntangiye kurota ingagari y'abandi nibaza niyo mpamvu itumye ndota Ariyamani si yakangutse Muhani yaramubuze ntacyo isaho zigeze Muhani yabakiye muri iki gitondo cya kare isaha y'urukerera sohoka hanze Muhani mana yanjye Muhani yabakiye he? पहले से ही उसका मन दुखा हुआ था yari yarakaye बेटा कि कहीं अपने साथ isere ko atari buze gukora akantu kabi. पापा Papa उठो ना papa ekise ndeka ndombe wayihagiye umuhonyati mana yanjye ndagusabye urinde Muhani kwereka Muhani aho yaje mu rusengero ariko yari yabishye. Mana Krishna yose n'amakosa yawe byose bimbaho kubera iki ndi guhanwa kana amakosa yawe kubera iki wandebye mu buryo butandukanye ntindi njye wigize gutya kubera iki wangize umuntu utandukanye nuko abandi bameze nse nkwereke ninjye nawe Mana dufitanye ibibazo kubera iki utatumye mera nk'uko abandi bose bameze ukanshyira muri uno mubiri meze nk'uri guhera mu mwuka kubera iki imiterere yanjye y'umubiri inyuma itandukanye n'iy'abandi bahungu. Ibi bintu wabisobanurira Mana bwira buryo niyumvamo neza ntabwo nemeye kuba nabigaragaza ahubwo matezwa kuba namera nk'undi muntu. Ibi bintu ni wowe wabizanye Mana ni wowe watumye ibi bibaho kubera iki wanjye bigize gutya. Sawa nyine urishimye ntushobora byose ngo wakora buri kimwe cyose none niyo mpamvu uri gukina n'ubuzima bwanjye. Mwana ari gutonganya Imana. Papa wanjye ajya ambwira ngo ntabwo akwiye kwitwara nk'abahungu mushiki wanjye nawe akambwira ngo sinitware nk'abakobwa. Nkora iki mbigenze
Bandi mu muryango ntabwo yemera ko mpura n'abana babo bitewe nuko bumva ko mfite ikirwara cyo kwanduza abana babo. Ni gute nzamwumvisha uwo muntu ko ndafite iki cyorezo? Gute mana yanjye, gute ibi bintu nabisobanura gute? Kubera iki mba numva nakambara imyenda ya mushiki wanjye, numva nakambara ibikomo bye, numva nakambara ndetse na za ankureti. kubera iki ibyo bintu byose muri byo bimpamo kandi nkaba ntemerewe kuba nabikora kubera iki wamfashishizemo n'umubiri w'umukobwa nyamara numva mfite roho y'abakobwa mbere muri njye numva n'umukobwa ariko inyuma nambaye umubiri w'abahungu ubuzima bwanjye bumeze nabi kandi ndabirambiwe waje kureba ndambiwe kwirukanka ahantu hose munga kuba nabwira mushiki wanjye uko niyumva kuba nabimubwira none ntabyumve ariko Imana urabizi byose nta kintu uri gukora nubwo uzi kuri kose uzageze ryari utuje ubundi Mana hari wari kumwumva birahagije 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 reba ibisubizo Mana subiza 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 kubera iki ibintu binkora Mana yashashiye ikiganza kuri buje ari gusaba ibisubizo Imana remera arashya 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 arihangana arashya ariko agomba abona ibisubizo episode ni 7 ndetse byagezeho yitura hasi arahwera mushiki ari gushakisha uyu muhungu yigeze umubona oja wabamboneye uyu muhungu aka kana k'agahungu wigeze ukabona wapi ntawe twabonye arashakisha muri quartier impande zose wapi harayoboza wapi mwana kumbe yaje hano mwikanisa papa uri hano yasanze umwana yaguye igihumure byuka 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 unatazi wigira ubwoba ubwira byagenze gute भगवान से नाराज हो uri kubona warakariye Imana आओ आओ डरूंगा ntabwo ikiri kibazo ariko ikiri kibazo बेटा आओ ngwino tujyane हैं बैठ जाओ icara aha ngaha tuganire tumena aho abiri ikiri kibazo ntutinye मैं जानता हूँ बेटा ndabizi क्या महसूस कर रहे हो ubu uri kwiyumva मेरा भी एक बेटा है तुम्हारे जैसा nanjye ndamutse mfite umuhungu umeze nkawe शरीर में कैद है akaba ari mu mubiri mfite umuhungu umeze nkawe nawe ari mu mubiri utari uwa nyawe nyine ntabwo ameze nk'abakobwa muri we ariko inyuma yambaye umubiri w'abahungu ese ibyo wabimenye gute nakubonye ibyo uvugana n'Imana nanakumvishe बहुत बेचैन हो रहा है पर अब maze igihe numva natekanye कि तुम पर क्या बीत रही है rwose banzi ibyo uri kunyuramo bigoye गुजर रहा है umuhungu wanjye nawe ahura n'ibibazo nk'ibyo ngibyo महसूस कर पा mwe na rimwe mujya kumva niwe wenyine मैं kumva biragoye बेटा nakumva rwose नहीं है मैं मुंबई से हूँ njye rwose nuruka muri Mumbai हजारों बच्चे अपना aba no muri Mumbai bameze nkawe rwose bemera abana nkawe nta kibazo rwose रहो या लड़की की तरह wabaho nk'umukobwa wabaho nk'umuhungu nta kibazo buri wese arubahwa मेरा बेटा बहुत अच्छी लाइफ वहाँ गुजार buri wese kandi akabaho ubuzima yifuza कर बहुत कुछ कर सकते हो ubaye aho muri Mumbai waba umeze neza rwose डर से wabayo nta bwoba Buri- utumva rwose byagucanzwe cyangwa se ufite ipfunwe nuko bashukana क्या हुआ बेटा ubaye iki se kandi Mere- ntabwo ubyumva se ना मेरा uramutse ugeze muri Mumbai Baho- umuhungu wanjye yakishimira kukubona kuko mumeze kimwe आप एक काम कीजिए nkorera ikintu kimwe ना नंबर मुझे nereza nimero zawe मैं दीदी से बात करता ndaza kuvugana na mushiki wanjye नो मुंबई आएंगे twese tujyane muri Mumbai घर छोड़कर तुम्हारे साथ थोड़ी आ ntabwo yagusiga rwose avuye mu rugo iwabo वो रोक लेगी तुम्हें icyo nzi nuko ari bukuze कभी लड़की नहीं बनेगा wahita nibuka mugani ibyo mushiki wawe yamubwiye ati sezeranya ko utazongera kuba umeze nk'umukobwa ये सब तुम्हें अच्छा लगता है बेटा ndabizi rwose ibintu birakuremereye जब ni ngombwa ngo bakubuze जब तुम्हारे परिवार वाले ही तुम्हें नहीं समझ पा रहे हैं iyo umuryango wawe utabasha kumva uwo uriwe वाले तुम्हें क्या समझेंगे sari icyo bitwaye ko umuntu wo hanze yakumva nyagasani kibuka aba afite nk'umuryango we papa we aramukubita akamutonganya akamutoteza nta kiba atamukorera मुंबई urajya muri Mumbai tujyane
Hey. Katurori sasa. ठीक है Sawa. Mwana yarabyemeye. तो आपके साथ में Ndajyana nawe mu mpaye. Gabaraseka sha nibyo sha. मेरा बेटा नए दोस्त को पाकर Mungu wanjye rwose arasa kwishimira kuba afite inshuti nshyashya. Katurori sasa. तुम थोड़ी देर यहाँ रुको Tegereza hanga nta kibazo. फोन पे बता दूं कि तुम मेरे साथ Kamagara abantu duhuje. के Babwire ko tugiye kujyana. Nta kibazo. Mwana yasigaye aha. Ngo bagiye kumujyana i Kigali. Garuka ahangaha. कर्जदारों को चुकाने के पैसे Hariya mana ari kwibuka mu magambo yose yavugiwe ahangaha. Kibuka samuse asesera mu rwandiko. Akibuka nyina amubwira ati rwose niwambare ito brand iraza kugwa icyubahiro n'imigisha ya papa wawe. Mwana niyo yabise ukuntu ndi mu bibazo bihambaye. Yarabyutse. Aribyo kuri telefone. Habaye saa 11 n'igice z'igitondo. सुबह हो ही गई है तो Ndabona igitondo kigeze. इसलिए था Reka njye gukora ka jogging. that Nenda ndaza kwiyumva neza. Yaje gushyiramo imyambaro agiye gukora ka mucaka. Mu gitondo cya kare nta muntu n'umwe abwiye yagiye. Telefone arayisize. मैंने लड़के को मना लिया Yumva neza hanga wumve wa mugabo waje yigize ngo ni tonto. हमारे साथ आ Yaje hanga. Ati namenye umuhungu uri buze tukajyana. Ayo makuru ni sawa rero. हमें ऐसे ही लड़कों की जरूरत है Tugiye bara ahubwo ngabara kujya tubajyane mu mbyino rwose. Bera. Ndamuzana wigira ikibazo. ध्यान N'umuzigo. जरा सा भी Ko ntabwo agomba kudukeka sibyo? Urakoze. बिना Baracyashakisha. फिर इसको Uyu waba hari ahantu wigeze umubona? Wapi? फोटो भी देखो नहीं Uyu muhungu wigeze umubona mubyeyi? Wapi? इधर मंदिर Ariko nigeze mubona ku rusengero hafi hariya. Tugaruka aha. Dore muhani bamuzaniye. Babaga bagiye kumujyana i Kigali. Hey. Muri ako gatondo ka kare hari amani yabyukiye muri jogging. Cyukira muri Kamucaka. Mushiki wa muhani Krishna nawe aracyari mu mayira ari gushakisha musaza we. Yabwiye se yanga kumwumva cyangwa no kumubyuka. Katurori sasa. Filime iragenda gute? Episode 7. Umwana baramujyanye gusa ntabwo turamenya ngo bamucyanye ni abantu besa cyangwa ni abantu babi. Dore ngo ahantu umwana ari Ariyamana arahagarara. Hey. Ndetse abono bagabo bari kumwe na Imarisha. Ariyamana arabireba yitonze. Sangaha gise gukina rugari ngo ruramwitambika. Urashaka icyahise wapi? Modoka dore ngo irahita igenda. Ariyamana atabashira abagabo habo bacyanye umwana. Hey. Irarenga irakarenga. मोहन जैसा ही लग रहा था ना Nta muntu nabonye wagira ngo ni muhanda. कि मोहन इतनी सुबह को ऐसे लोग Ese yaba ari gukora icyangahe muri iki gitondo? मोहन ही था ना ये Ese kuko yari muhanda cyangwa nibeshye? Iki ka gatondo ka kare kubicerera mu kabwibwe mu kabwibwe ni mugoroba. Modoka aragiye haraho yahagaze. सॉरी दीदी Hari ufite agafoto. Mana agiye kusigamo Krishna. वापस आऊंगा Zagaruka ngo utware. Zagaruka vuba. Turahagaze. Ni nawe Krishna ari. Urebe nyagasani. Mwana ari mu modoka Krishna ari hanze y'imodoka. Gusa nta telefone sinzi niba mubona. Dore imodoka ngo iragenda. Krishna atabonye umusaza we. Katurori sasa. Karinze bucya Krishna akirukanka mabarabara n'amabarabara mihanda ntabwo abona muhani. Gusa nanone Ariyamani aracyari kuri Kamucaka. Gake mu gitondo siporo ni ingenzi. Siporo ni ubuzima. Nanjye nasobanura mvuye muri ga siporo tuvugana ni saa 11 z'igitondo. Mvuye gukora ga siporo bahita nicara studio cyangwa mbatemwe impamvu zo gutuma musa kwirirwa neza. Yagize gutya dore ngo barongera bagahura. Ariyamani nande na Krishna. Hey. Episode ni 7 mutse neza ni Wakana Base.
Captain Rocky, Braceman, the Prophet, Mr. Locket, alongside Chopper Chopper. We are Wakana Base. The game of Choja Mugasowanwe. Ducheneye, nimero nizo nesuzo. Dasanga filimi zacu kuri wa eshatu wakana base films.com. Domis.